twaganirije, ariko twagera mu gikari, twagera iwacu muri salo, twagera iwacu mu gikoni, twagera iwacu muri korodoro, twagera iwacu mu byumba, yewe kuri ya mafone turaraho tuvugaho, yewe ugahamagara runaka, ese hajya kuri iyo fone utunga ngo bose bazamenya ko ubana nayo, ngo maze bareke ubugome, ngo bitabe Yesu. Impamvu abacu badakizwa, inshuti zacu zidakizwa, hari nige tubigiramo uruhare, hari igihe tutera imbuto zikwiriye, tukera imbuto z'umushari zibaremereza, zikabashavuza, bakavuga mu mitima yabo duti ho kugira ngo izwe nga runaka nareka ije, kandi umunsi ukabukuze waje tukagumana, kuko bagendanye urugendo babwigwa amagambo, nkuko kubwigwa amagambo n'umwami Yesu ngo imitima yabo ikarushaho gucya, ni kutagendana na Yesu. Impamvu ukivuga amagambo y'amahomvu ni kutagisenga ngo Yesu aguhe amagambo mazima. Impamvu cyicana n'abakobanyi bakavuga nawe ukavuga ndetse ukanabatangizi badakijijwe, ho kugira ngo tuberere imbuto nziza, turi bandi bo kuberera indibu. Rya jambo ry'Imana ryo muri Imana iragushaka ngo ube uwejejwe. Imana ashaka kugendana nayo, ukagendana nabayo, babandi bakijijwe, babandi babohowe, babandi bahuye n'umusaraba wa Yesu, babandi bageze igorogota. Umuntu wese ndi rurobanura ngo kandi urukundo rubabarira byose. Wa wundi wishe wa mwana wawe, wa wundi wishe bya bindi byawe ubona ko ari byiza, wa wundi yemye, wa wundi ubona waguhemukiye, wa wundi witambitse mu bugingo mu buzima bwawe na runaka wundi, Imana ashaka kumubabarira, ngo urukundo rubabarira byose. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Yesu ashimye, Yesu ashimye, Yesu ashimye, Yesu ashimye. Ndabasuhuje mwese aho muhereye ku migabane itandukanye y'isi, mu izina rya Yesu. Ngiye turi kumwe, amazina ni Ingabire Jeanne D'Arc. Nejejwe n'Imana kubana namwe kuri uyu munsi mwiza wo kwa kane, aho tuganira ijambo ry'Imana. Ndatinze rero, reka dusenge Imana izibane natwe muri umwanya mwiza. Uwiteka Mana yanjye, ndagushimye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimye kubw'umugisha ngiri imbere y'ubwiza bwawe, kunyemerera kubana n'ubwoko bwawe kugira ngo mbaganirize ijambo ryawe. Mwami ndabigushimiye kuko ndihabaye kubw'imbaraga zanjye, habe no kubw'umwuka wanjye, ahubwo Mwami ni ubuntu n'imbabazi ungiriye, ukanyemera ngahagarara imbere y'ubwoko bwawe kandi n'imbere yawe mvuga ibyawe. Ndagushimye kubw'icyizere ungiriye, izina ryawe nirishimye. Weretse mwene data ugiye kugutega amatwi, Mwami ndakwinginze umugire neza, yumve icyo uvugana nawe, kandi nanjye numve icyo uvugana nanjye unyuze mu ijambo ryawe. Icyo dushakaho tugikore, icyo duhamagariza gukora aba ari cyo dukora, mu izina rya Yesu. Mana ndakwinginze umwuka wera azabane natwe, umwuka wera azaganze ndabaringe, aho ku bwami bwawe aba ari bwo buganza, imbaraga zawe ubutatu butagatifu bwawe bwera aba ari bwo buganza. Niko nsenze nize mu izina rya Yesu, amen, amen. Tugiye kuririmbana umurinzi wa 388 uradufasha mu cyigisho cyacu cy'uno munsi. Aravuga ngo tunganira Imana ubudasiba. Ese ni gute twatunganira Imana ubudasiba? Turaza kubibona mu ijambo ry'Imana. Reka tubanze turirimbe uyu muririmbyi. Tunganira Imana ubudasiba, juhora uyisenga kandi uyumvire, jyubana n'abayo, jyufashe indushi, ndusibe na rimwe kuyikorera.
yera, tunganira Imana, jyubana nayo, nutumbira Yesu uzabangawe, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu, tunganira Imana ikuyobore, nutegwa n'ibyago by'usanga Yesu, ndirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja, ndirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja, tunganira Imana tuzi umutima, mu byo ukora byose wihutiraho, jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, ndasa n'uzagira nubona Yesu, jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, ndasa n'uzagira nubona Yesu, jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, ndasa n'uzagira nubona Yesu. Amena, amena. Jya wumvira umwuka, nshuti y'umusaraba, ugwiza urukundo, ndasa n'uzagira nubona Yesu. Indego yacu no mu munsi avuga ni gute nahora mfite umutima uboneye, ni gute natunganira Imana, nguko umuririmbyi yavuze ngo tunganira Imana ubudasiba, jya uhora uyisenga kandi uyumvira, jya ubana n'abayo, ujye ufasha indushi, ndusibe na rimwe kuyikorera. Amen. Nuba ushaka kugira umutima utunganye, niba ushaka kugira ingeso nziza, niba ushaka kuba wa muntu Imana ireba ikavuga ati aha, uyu niwe umuntu wanje, uyu niwe mwana wanje, bujya murema, namuremye mukunze, none anyituye ibyiza, anyituye neza, anyituye kunyubaha, mbese kwa kundi Imana izakureba ati dore uwo umutima wanje urebye ngamwishimira n'uyu, ni kuzabana na Yesu. Reka dusome ibyanditswe byera twumve icyo bitubwira uko twatunguye umutima uboneye. Turifashisha ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 24, turasoma umurongo wa 29 turageza kuri 32. Dusome mu izina rya Yesu. Baramuhata bati, se waretse tukagumana ko bwije kandi umunsi ukabukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo basangirane nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. 32. Baravugana bati, yewe
ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanura ibyanditswe. Amen. Haleluya. Dusomye amagambo y'Imana atwereka Yesu bamwinginga kugumana n'abamusabaga ngo bagumane. Aha n'abigishwa babiri ngo bari kujya Emausi. Nk'uko kujya Emausi ngo bagenda baganira ibya Yesu, ngo none Yesu nawe ngabumvise ngarababonekera agendana nabo. Nk'uko kugendana nabo bagenda baganira ibya Yesu na Yesu akababaza bakamusubiza, ariko ndatinda ku magambo abiri 29 no kuri 32. Ku 20 niyo ngiye gutindaho. Haravuga ngo kuri 29 baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze. Nuko arinjira ngo agumana nabo. 32 akavuga ngo baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Haleluya. Umuririmbyi yatubwiye ngo tunganira Imana ubudasiba. Yuhora uyisenga kandi uyumvire, yubana nabayo, yufashe indusha ndusibe na rimwe kuyikorera. Tena arakomeza ngo tunganira Imana, yubana nabayo, nutumbira Yesu uzaba ngawe, bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Amen. Uyu murongo wa 29 ngo bahata Yesu ati, waretse tugagumana ko bwije kandi umunsi ukabukuze, waje tukagumana. Kuko bagendanye urugendo babwigwa amagambo, nk'uko kubwigwa amagambo n'umwami Yesu ngo imitima yabikarushaho gucya. Ku murongo wa 32 ngo yewe ngo ndiwumva ubwo twavugana nawe ko imitima yacu yari ikeye. Imana itugire neza, Imana iturengere. Impamvu udatunze umutima utunganye ni kutagendana na Yesu. Impamvu ukivuga amagambo y'amahomvu ni kutagisenga ngo Yesu aguhe amagambo mazima. Impamvu cicana n'abakobanyi bakavuga nawe ukavuga ndetse ukanabatanga imbere ni kutakibana n'aba Yesu ngo jyubana nabayo, ngo bose bazamenya ko ubana nayo, ngo maze bareke ubugome ngo bitabe Yesu. Impamvu abacu badakizwa, inshuti zacu zidakizwa, hari n'igihe tubigiramo uruhare. Hari igihe tutera imbuto zikwiriye, tukera imbuto z'umushari zibaremereza, zikabashavuza, bakavuga mu mitima yabo duti ho kugira ngo izwe nga runaka. Nareka rwose, nareka kugira ngo ngizwe nga runaka, nabireka. Imana itugire neza. Bene data, twebwe twakire Kristo n'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, twari tukwiriye kuba urumuri cyangwa se tukaba itabaza ryakira abo tubana nabo. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo mbese ninde wacana itabaza ngakaritwikirizaho inonga cyangwa se akaritwikirizaho igitambara, ahubwo uraricana ukarishira ngo kwitebo, ukarishira ku meza ngo ku buryo riramurikira ngo bari muri iyo nzu yose. Imana rero itubabarire, twebwe twakijijwe hari igihe twera imbuto z'umushari ho kugira ngo twera imbuto nziza babandi tubana nabo ngo bakizwe, ahubwo tukaba no mu bantu babatinza mu gukizwa. Imana itubabarire. Ugasanga dufite abashuti cyangwa se abagenzi badakijijwe, ho kugira ngo tuberere imbuto nziza turi babandi bo kuberera indibu. Rya jambo ry'Imana ryo muri Yesaya, Imana yadutumye kwera inzabibu, kwera imbuto, kwera orange, kwera imyembe. Izo ni imbuto ziryoha. Ntabwo yatubwiye ngo tujye kwera bya bibuto bisharira bidafite fromire. Ntabwo Imana yatubwiye ngo twere inzanga. Natubwiye ati Jeanne D'Arc, wowe
icyo ngushakaho kandi n'umwenda undimo n'umwenda w'urukundo. Urukundo, kunda mugenzi wawe uko wikunda. Numara gukunda ngukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Iryo ni itegeko rya mbere. Irya kabiri, kunda mugenzi wawe uko wikunda. Ndarikubwira kandi nawe riri kumbwira. Imana yatuvye tuyikunde kandi tuyikunde ndabujyaya, tuyikorere tutikoresha. Haravuze ngo dukorere Imana ngo bazapfa ejo, ariko wareba ukuntu dukorera Imana, turi kuyikorera igihe dushakiye. Ngaho ubuzima bwacu buri mu biganza byacu. Tujye twibuka yuko ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana. Imana ifite kugira ute guhita ihwanya ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe. Rero kugira ngo unezeze Imana niko wagendana nayo ugatunga umutima ukeye. Umurimbyi yavuze ku gitero cya 3, tunganira Imana ikuyobore. Nutegwa n'ibyago jya usanga Yesu. Ndiyirengagiza umwiyambaza, ntabwo yirengagiza umwiyambaza wese. Uyoboke Yesu niwe shobuja. Ariko umuririmbyi ku gitero cya 2 cyo ndi butinde ngo tunganira Imana jya ubana n'abayo. Nutumbira Yesu uzasangawe, bose bazamenya kubana nawe, bari kubugome bitabe Yesu. Impamvu ndatinda kuri iki gitero kiri kundeba nawe kirakureba. Twisuzumire muri iki gitero, ese ndunganira Imana hahandi abantu bandeba icyo cyo twese twagitsinda, turayitunganira pe, twiga no kuvuga neza ndano bitubwirije. Ariko twagera mu gikari, twagera iwacu muri saro, twagera iwacu mu gikoni, twagera iwacu muri korodoro, twagera iwacu mu byumba, yewe kuri ya mafone turaraho tuvugaho, yewe ugahamagara runaka. Ese hajya kuri iyo fone utunganira Imana? Aho niho navuga mu cyumba runaka atari kukureba, dirije wakorera atari kukureba, president atari kukureba, pasiteri atari kukureba. Aho reka tuve kari mu cyumba, ufashe telefone uhamagaye mushuti wawe ati yewe urabizi uyu munsi nabonye Jeanne D'Arc ameze gutya na gutya. Ibyo si by'Imana igutumye. Imana iragushaka ngo ube uwejejwe. Imana irashaka kugendana nayo, ukagendana n'abayo, babandi bakijijwe, babandi babohowe, babandi bahuye n'umusaraba wa Yesu, babandi bageze igorogota. Aba nibo ukwiriye kubana nabo. Kandi nubana n'abapagani mwene data, wowe nanjye, Imana idufashe tuberere imbuto, twere kuberera imbuto z'umushari. Ngo ndi mweri ndibu, mweri imbuto, mweri inzabibu, mweri imyembe, mweri oranje, mu yindi vuga mweri urukundo, mweri imbabazi, mweri ibyishimo, mwirinde amashari. Urukundo, imbabazi, ngo urukundo rukunda umuntu wese ndi rurobanura. Ngo kandi urukundo rubabarira byose. Wa wundi wishe wa mwana wawe, wa wundi wishe bya bintu byawe ubona ko ari byiza, wa wundi yemye, wa wundi ubona waguhemukiye, wa wundi witambitse mu bugingo mu buzima bwawe na runaka akabasenyera, Imana irashaka kumubabarira. Wa wundi wakwatse fiance, ye wa wundi wageze mu byawe abimenamo amazi, byari isosi bihinduka ukundi, Imana ashaka kumubabarira. Ngo urukundo rubabarira byose. Ngo dwarangiza rukihanganira byose. Umuntu ukunda yemwe niyaguhemukiye, kuko umukunda uramubabarira, uramwihanganira. Rero wowe nanjye niba tudafite kwihangana, niba tudafite imbano yo kubabarira, dusenga Imana irayiduha. Kuko umuntu yavuze ngo jya ubana n'abayo, ngo jya utumbira Yesu uzaba ngawe. Nutumbira Yesu uzaba ngawe, nugendana na Yesu uzasa nawe. Ababigishwa babiri bajyaga mu kiroro cy'Imausi, ngo bagendanaga na Yesu, ngo ubwo yabaganiriza ngo imitima yabo yabaga ikeye, ngo yaracyaga. Bagendaga bari kubohoka. Niba yaradafite kubabarira, umwami Yesu wenda n'urugero yamubwiye ati ariko kubabarira ni byiza, dore no wabapfiriye kandi yarari uri kwivuga, yarabababariye. Murebe wa wundi wamujombye icumu mu rubavu ngo havamo amazi n'amaraso, kandi ngo yarafite ngo ijisho yagwaye ry'umufunzo, ngo ayo maraso yagwa mu iryo jisho. Barangije nawe aramubona, uwo nawe Yesu yaramubabariye.
muribuka bya bisambo bibiri, umwe aca bugufi undi yishira hejuru. Uwaciye bugufi Imana yagize ute? Yesu yagize ute? Mwuka wera yagize ute? Butatu butagatifu bwaramubabariye. Yesu arangije avuga ijambo rikomeye ry'ubutware ati uyu munsi turabana muri paradizo. Haleluya. Nitubana na Yesu tuzagira urukundo kuko Yesu ni rukundo. Nitubana na Yesu tuzagira imbabazi kuko ni umunyembabazi. Nitubana na Yesu tuzagira ubuntu kuko yuzuye ubuntu, ni umugwaneza, yaduhaye agakiza ku buntu. Haleluya. Ku murongo wa 32 baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanura ibyanditswe. Haleluya. Yesu naba muri wowe nawe ukaba muri we, ndago uzagira udwango. Nta muntu uzakubwira babarira Jeanne D'Arc, wowe ubwawe uzibwiriza. Jeanne D'Arc yaza kugusaba imbabazi atazi gusaba uzamubabarira. Muribuka Stefano bamutera amabuye kugeza gupfa, yavuze ijambo rikomeye ati data ubababare kuko batazi icyo bakora. Muribuka Yesu ku musaraba Igorogota bamubamba yambaye ikamba ry'amahwa, imisumari yageze he mu biganza no mu mirundi. Muribuka ibiboko bamukubise, muribuka abamushasiye imyambaro na za mashami bavuga ati hahiguje mu izina ry'Uwiteka. Ejo barahinduka ngo baramubamba, ngo bukeye barahinduka ngati nabambwe kandi bavuga ati hahiguje mu izina ry'Umwami Mana, hahiguje mu izina ry'Uwiteka, hahiguje mu izina ry'Uwiteka, hahiguje mu gihe cy'Uwiteka. Ariko bukeye ubwo ngo barahinduka ati nabambwe. Imana itugire neza. Mwene data wowe wakiriye Umwami n'Umukiza, impamvu utakigira urukundo ni kutabana na Yesu. Umurinzi yabisobanuye neza. Impamvu utababarira ni kutabana na Yesu. Impamvu utagira ubuntu ni kutabana na Yesu. Impamvu wihutiraho mu magambo ni kutabana na Yesu. Dawidi yigeze kwandika aravuga ngo umuntu uvuga amagambo menshi, mbese amagambo y'ubupfapfa y'ubugogi, ngo ahwanye n'imva irangaye. Imana itugirire neza. Mbese navuga mu mvugo yanjye ameze nk'ingurube. Ingurube ndigira ubwenge. Ingurube ni inyamaswa itagira ubwenge kandi ni inyamaswa imeze ngaho idahaga. Umuntu wuzuye amagambo yihutiraho amagambo yayandi nyine apfuye. Kandi babantu bava ngo barakijijwe ariko bataragera ku musaraba bavuga amagambo. Umuntu wakijijwe agapfuba, agapfuba. Hari ibyo bipfuba, hari nige umesa n'umwenda ndunuge bakavuga ngo umwenda warapfubye. Umukristo wapfubye agira isoko y'amagambo, amagambo yo gukomeretsa, yanga gutanga imbabazi kandi bya Kristo bikamwuzuramo agamira nk'abasadukayo. Amategeko y'Imana yakaba yamwuzemo agasenga rwose ukumva urakeye, yemwe yabwiriza ukumva ati yewe umwuka w'Imana umurimo. Ariko uwo aba ameze nk'umwambaro wapfubye. Ntabwo yageze ku musaraba, ntabwo yahuye na Yesu. Ndakwifuriza guhura na Yesu, ndakwifuriza kugendana na Yesu. Aba bantu babiri, bano bigishwa babiri kuri 29 dusubiye ruguru, baramuhata bati waretse tukagumana ko bwije kandi umunsi ukabukuze. Mwene data birashoka yuko kubona ko ari ku manywa, je none nacanye amatara, birashoka yuko ari ku manywa. Ariko hari igihe ijoro riza ubugwayi bukaza bikanga kuva ku gisasiro kandi ukaryama nk'abandi, ugategura tejo uzajya ku kazi cyangwa se ejo uzakora imirimo yo mu rugo cyangwa se ejo uzajya hehe nahe muri gahunda zawe ukazipanga neza. Ariko ubugwayi bukaza akakubwira ati uyu munsi nduhaguruka. Kuva ku gisasiro bikaba ikibazo. Wenda reka tuvuge ati si ubugwayi.
umwana ukamwereza ku ishuri ati najye kwiga nk'abandi, ibyo akuzanira ni byo gufatishwa amaboko 7, umwuzuro w'Imana cyangwa se amaboko 3 butagatifu bw'Imana. Cyangwa se niba atari ibyo ukohereza umwana ukagira ngo ari kwiga naho ndari kwiga ibere mu madroga. Bene data, ijoro ngiye kuvuga ijoro narivuga bugacya, kandi ijoro ntabwo ari rino joro tumenyereye. Ikibazo kikubera ijoro ukabona amatara yari kwaka pe, ukwezi kuramuritse, izuba riracyanye, ariko hariya kerike pa hari umuntu ijoro ryamanukiwe, hari umuntu udafite ibyishimo, hari umuntu utanezerewe. Ariko ndakwifuriza kubana na Yesu, nawe inginga Yesu. Aba bantu baravuze none ko bwije, bagendaga n'umwami Yesu babona burakeye. Iyo umuntu ari kumwe na Yesu buracya. Haleluya! Iyo uri kumwe na Yesu buracya. Iyo uri kumwe na Yesu ugira umutima ukeye. Iyo uri kumwe na Yesu ndamatiku, ndanzangano, ndaguca imanza muri wowe. Ibintu byose ubikora ni neza, ibintu byose ubikora wishimye, kuko Kristo ari kumwe nawe ndetse ari muri wowe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, ariko udafite uwo mwana nda bugingo afite, nashake bamubatiza inshuro 7 cyangwa se 7 kuba ka 70, ariko niba adafite uwo mwana Yesu nda bugingo afite. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Naba rero kuri bo babonye ijoro ribuditse, baravuga ati none ko umwami Yesu agiye kuducika, kandi ubwo yagendanaga natwe ko bwari bukeye, uwamwinginga akaza akagendana natwe. Bo rero hano harari mu mubiri, nibyo koko bwari bwije kandi umunsi bwari bugorobye, umunsi ukuze, ariko bakurikije uko bagendanaga nabo imitima yabo igacya, bavuga ati uyu muntu w'Imana oya twereke umusezera, reka tumwinginga zabane natwe. Ngo niho yagendanye nabo muri icyo kirorero. Haleluya! Ngafata umukate, ngarangije arawumanyagura, yarawufashe arawushimira, arangije arawumanyagura, arangije arabahereza. Ngo ngamaso yawe yagira ute? Arabona, barahumuka, yarahweza, babona ko bujya cyagihe ubwo twagendaga mu nzira akagenda tuganiriza ibyanditswe, buryo yari umwami Yesu. Haleluya! Icyiza cyo kugendana n'Imana ugira amahoro, icyiza cyo kugendana n'Imana utunga umutima umenetse, icyiza cyo kugendana n'Imana ugira umutima ubohotse, ubana nayo, ukabana n'abayo, babandi bo hanze, b'abanyamahanga bo nababwiye, babandi tubana badakijijwe, bare kubugwa mutiri utababwiriza, utiri ukora ivuga butumwa, imbuto zikikorera ivuga butumwa. Jeanne D'Arc yagira urukundo akagira ute? Akababwiriza ineza, akavugishwa n'ineza, agakora ibintu n'ineza, akabikorana n'urukundo, n'umutima w'imbabazi, n'umutima wo kwihangana. Umuntu ugasanga araje dupa ati naye ndashaka guca bugufi, ndashaka ko munzenge, naye ndashaka kugira umwami Yesu bitewe na ya mbuto Jeanne D'Arc yeze. Mwene data ni wera imbuto ukazerera abawe bo mu rugo. Ndabizi biragoye, hari ibijya bitunanira, ariko reka tubigerageze, bizakunda. Nitugerageza kwera imbuto tukazera abo tubana nabo, abo dukorana nabo, bizagenda neza. Abantu bazishima, abantu bazakizwa, bazareka ubugome ngo bitabe Yesu. Ndiriwe ndavuga ivuga butumwa gusa kwera imbuto, kubana na Yesu ngabana nabayo. Ibyo bizatuma b'abanyamahanga, b'abapagani baza mu nzu y'Imana. Umurinzi arangije asoza avuga ngo tunganira Imana, tuza umutima. Wowe icyo usabwa no gutunganira Imana, warangiza ugatuza, ukituriza mu byo ukora byose, wihutiraho. Abantu babana na Yesu ntabwo bihutiraho, baramanza bakumva, batinda kumva, baratinda bakumva keshi, baye no gusubiza naho bagatinda.
ariko umuntu utabana na Yesu hari umuntu avuga kumva ati ari kumutindira ngo asubize, akesha akanamuca no mu ijambo. Imana itugirire neza. Aranje avuga ngo jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, ndasona uzagira nubona Yesu. Ndakwifuriza kugendana na Yesu. Ijambo ry'uno munsi ni ukugendana na Yesu, kuko kugendana na Yesu biduhesha gutunga umutima utunganye. Kugendana na Yesu bituma bya bigirwamana bituvamo, za mana tugendana nazo arega amatelefone yacu atubera ibigirwamana, bya bindi dukunda n'abandi dukunda, babandi dukunda harige tubakunda tukakabya tukarenza bakatubera ikigirwamana, ukumva ndacyo urakora kuko uravuga ati ndakeneye kuvugana nawe. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Abafiansa harige batubera ibigirwamana, abana bacu harige batubera ibigirwamana, abatware abafasha harige batubera ibigirwamana. Ngikintu uzakunda ugagikunda kuruta uko wakunda Imana, ngicyo ni ikigirwamana. Ariko nitugendana na Yesu tujya turabitegeka byonde bidutegeke, ngategeka fone yo ndegeke. Ariko muri iki gihe hari umwangavu, hari ingimbi, hari urubyiriko, hari ababyeyi, hari abageze mu bushesha kanguye niwe ko bivuga, abo bose bakunze za telefone. Hari abagrameri bacu, abakecuru bacu nabo bakunze za telefone. Mbese kubona umuntu uvuga ngo uyu namusaba inama muri iki gihe cya none biraguye, kuko twese ubwonko bwahizwe bwarayaze. Ariko ndago mvuze ngo ni twese, ariko majorite barahumanye. Ariko ndashimira Imana, bya bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali biracyariho. Haracyariho abakobwa bubaha Imana, abasore bubaha Imana, abamama n'abapapa ndetse n'abana bato ndetse n'abakecuru bubaha Imana. Haracyariho abapfukama bagasenga, haracyariho abagendana na Yesu. None uyu munsi mwene data, shuti y'umusaraba, ndaguhamagariza kugendana na Yesu, kuko nugendana na Yesu bizaguhesha gutunga umutima ukeye. Nikindi umwazatubwiye bizatuma ubona, umenya umwami ukorera, umenya umwami uvugira, umenya ibyo akunda, umenya ibyo yanga. Uzarebe umuntu mukunda n'abantu bari muri za fiansaye, umenya icyo akunda ukamenya icyo yanga. Icyo yanga wirinda kugikora kugira ngo utamubabaza. Natwe niba dukunda Imana koko, nguko ijambo ry'Imana uvuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, kandi akagira izindi mana wikubita imbere. Twajya tutungana Imana kuko twamenya ibyo Imana ikunda, tukamenya n'ibyo yanga. Kandi kibabaje tuzi ibyo ikunda n'ibyo yanga, ariko ibyo ikunda si byo dukora, ahubwo dukora bya bindi ibyo yanga tukababaza Imana. Ndakwifuriza kugendana na Yesu. Kugendana na Yesu biduhesha umutima utunganye. Iri ni ryo jambo ry'uno munsi. Gendana na Yesu uzagira umutima ukeye, uri mu rukundo. Urukundo rubabarira byose, urukundo rwihanganira byose. Ijambo ry'Imana navuga ukwiriye gutahana cyangwa se kugendana n'ijambo rivuga ngo iyo tubana na Yesu imitima iracya. Iyo tugendana na Yesu imitima iracya, kandi tukumva imitima irabohotse. Ijambo ry'Imana ryatweretse ababigisha ngo ubwo bagendanaga na Yesu imitima yabo yarushagaho kugira gucya, yari ikeye. Iyo umuntu agendana na Yesu bitagenda biragenda. Iyo umuntu agendana na Yesu niba ari inzangano zirashira, kuko Yesu ni rukundo, aba muri we. Nakwifuriza guhamagara Yesu aze muri wowe, aze muri wowe, akuyobore, akubera umwami. Rero tugiye kubaha Imana, dusenge, uzamura ibyifuzo byawe, uce bugufi aho wagomeye Uwiteka, uce bugufi niba utareza imbuto zikwiye abihanye, uce bugufi rwose wemera umwami ko wagize indege nke, ko wateshutse ukava mu byo kwizera. Aho wari ukwiriye kwera imbuto ndi wazera. Ijambo ry'Imana riradusaba guhora turi maso, bivuga ngo tugomba guhora twera imbuto.
reka dusenga Imana. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe rirakiza kandi ijambo ryawe rirabohora. Turagushimye Mwami, ijambo ryawe ritweretse ko umuntu ugendana na Yesu agira umutima ukeye, umuntu ugendana na Yesu agira umutima wuzuye amahoro, umuntu ugendana na Yesu agira umutima ubohotse. Umuririmbyi yavuze ati ngo bose bazamenya ko abana na Yesu, kabana nabayo, ngo maze abamuzi batarakwizera, batarakwemera ngo umwami n'umukiza, bazareka ubugome bakwemere, kuko wa muntu bana nawe azaba yareze imbuto zikwiriye abihanye. Ndakwinginze dushoboze twera imbuto, twera imbuto Mwami mu mago yacu, twera imbuto Mwami aho dusengera, twera imbuto aho dukora, twera imbuto aho turi hose, aho batureba nabo batatureba, uduhe kwera imbuto mu biganiro tugira, uduhe kwera imbuto mu magambo tuvuga, tuvuge Mwami ngabafite Yesu, twere kuvuga ngimva zirangaye, twere kuvuga Mwami ngabapfapfa. Ndakwinginze tugire neza Mwami, humuja wawe n'umugaragu wawe amavuta, muhe Mwami kuyoboka inzira yawe, inzira y'agakiza. Umwuka wera abe muri we. Yesu mutware umugira imbata yawe, nanjye undware ungira imbata yawe, kuko Mwami nudutwara ukatuyobora, umubiri ntabwo uzakora, ngewe sinzagaragara Mwami, gusuzugura ntibizaboneka muri nge, kuko Mwami deja uzaba uri muri nge, uzaba uri muri mwene data. Tugire neza, uduhe imbaraga, twumvire ijambo ryawe icyo ridusabye aba ari cyo dukora. Mu izina ryawe Yesu Kristo turagushimye ko wumvishe gusenga kwacu. Amen, amen. Imana amahoro ibahe umugisha. Shalom, shalom.